Niba uri beginners muri Forex cyangwa se uri umutangizi muri Forex, wihita ruka iyi video utamanje kureba amakosa 5 buri wese akore iyo agitangira Forex. Ikintu cya mbere, buri beginners wese atangira ari excited muri Forex, azi ko agiye gukorera amamiliyoni cyangwa se ibintu bihita bihindura ubuzima bwe mu gihe kitarenze n'icyumweru cyangwa umwaka. Kandi ibyo bintu si bishoboka muri Forex market, ni inzira ndende isaba kwiga no gushishoza. Icya kabiri, hari n'ababeginners benshi cyane bataruka demo account, kandi demo account ishobora kugufasha kumenya urugendo rwawe uko ruzatangira n'iki. Abenshi barayitaruka bagahita ku mafaranga yariyo bagatakaza umwanya wabo, bityo bagahomba amafaranga menshi cyane, nubwo n'ahandi niyo wayikina nabwo umanza guhombaho. Icya gatatu, batangira kudepositinga cyangwa se bagashora amafaranga yabo batari babona strategy, batazi risk management, batazi na psychology. Ibyo bintu byose biragukubitisha mu isoko. Icya kane, bagira umwumba mwinshi cyane wo gukorera amafaranga, bityo niyo yaba ari muri profit, guclosinga profit niba bishoboka. Icya gatanu ni nacyo cya nyuma, na trading plan bagira. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ageze mu isoko bamwe bafite setup. Buri kanya kigera mu isoko bamwe bafite setup. Nimba uri beginner, umbwire ko buri gihe utaba ufite setup, nyandikira muri comment nimba ibintu bimwe wisanzemo, utubwire kuri channel yacu ya Rishyazo Trading. Niba uri beginners muri Forex cyangwa se uri umutangizi muri Forex, wihita ruka iyi video utamanje kureba amakosa 5 buri wese akore iyo agitangira Forex. Ikintu cya mbere, buri beginners wese atangira ari excited muri Forex, azi ko agiye gukorera amamiliyoni cyangwa se ibintu bihita bihindura ubuzima bwe mu gihe kitarenze n'icyumweru cyangwa umwaka. Kandi ibyo bintu si bishoboka muri Forex market, ni inzira ndende isaba kwiga no gushishoza. Icya kabiri, hari n'ababeginners benshi cyane bataruka demo account, kandi demo account ishobora kugufasha kumenya urugendo rwawe uko ruzatangira n'iki. Abenshi barayitaruka bagahita ku mafaranga yariyo bagatakaza umwanya wabo, bityo bagahomba amafaranga menshi cyane, nubwo n'ahandi niyo wayikina nabwo umanza guhombaho. Icya gatatu, batangira kudepositinga cyangwa se bagashora amafaranga yabo batari babona strategy, batazi risk management, batazi na psychology. Ibyo bintu byose biragukubitisha mu isoko. Icya kane, bagira umwumba mwinshi cyane wo gukorera amafaranga, bityo niyo yaba ari muri profit, guclosinga profit niba bishoboka. Icya gatanu ni nacyo cya nyuma, na trading plan bagira. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ageze mu isoko bamwe bafite setup. Buri kanya kigera mu isoko bamwe bafite setup. Nimba uri beginner, umbwire ko buri gihe utaba ufite setup, nyandikira muri comment nimba ibintu bimwe wisanzemo, utubwire kuri channel yacu ya Rishyazo Trading.